abantu uzi ko ubana n'umuntu wajya ugasanga yakwimuye wagiye mu kazi ariko sheri twazamuzanya akibera hano hehe hano mu rugo akaba he hano mu rugo reka reka ngaho reka nawe arashyushye reka reka ahise ashya mushotori oya ntabwo twakuza kuko mufashe ndazi nibere mu muryango none hari ikibazo oya naza uzagumaho nkajya mbafasha guteka Joyeuse karame mukomere cyane turakomeye cyane twizeye ko namwe mumeze neza yego turabasuhuje banyarwandakazi ndabasuhuje kandi mbahaye n'ikaze kandi mbashimira yuko mwambaye hafi mu byo nanyuzemo byose nihehe ubahaye ikaze nawe ujya uhavuga hano rega ni iwanyu ni iwawe nyine yego mbahaye ikaze hano kuri Joyeuse wacu tegereze neza sha bino biryo ko biteye apeti reka nkuzanire na mayoneze ushyire kabanza njya ku nyama ubwo kabanza njye ku nyama ndarisha n'intoki ntabaho umugisha mwambaye hafi mu bihe bitoroshye ni iby'agaciro kuri njyewe nimba umukire nzabahinga ariko n'ubundi uriwe kuba ufite ubuzima nicyo cya mbere ubwo nibwo bukire bwa mbere ariko nimbona no mu bijyanye ariko rero reka nkwereke nubwo wanyakiriye ahubwo ubu ninjye ugiye kukwakira nyine bidakuye ko nawe Imana izabimuhanira kuko Imana izabisobanura byose rero murakoze mfite mama buryohe ufite umutumirwa se ego ko nyagasani dore ko narerembura ariko sheri mwakiriye kuri cano yanjye ikibasumba mama mbabarira iyi cano yanjye ihesha umugisha uyiha umugisha turabasuhuje mwese abakunzi ba Joyeuse Wajeno TV channel mumaze igihe mukurikira aho muri hose Uwiteka abane namwe ku bakunzi ba Joyeuse Wajeno TV nkuko mubibona rero nyir'ubwite ariwe Joyeuse Wajeno ashatse kugira icyo abwira inshuti ze abanyarwanda uwo ari we wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda ariko mbere yuko agira ijambo avuga wowe utarakora subscribe kuri Joyeuse Wajeno TV uyu ni wo mwanya ukomeze kano kaganiro agiye kutugezaho byibuze washyize itafari kuri channel Joyeuse Wajeno TV wakanze subscribe. Joyeuse karame mukomere cyane turakomeye cyane twizeye ko namwe mumeze neza yego turabasuhuje banyarwandakazi ndabasuhuje kandi mbahaye n'ikaze kandi mbashimira yuko mwambaye hafi mu byo nanyuzemo byose nihehe ubahaye ikaze nawe ujya uhavuga hano rega ni iwanyu ni iwawe nyine yego mbahaye ikaze hano kuri Joyeuse Wajeno TV kuri cano yanjye Imana yanyihereye namwe Imana ikabama kandi mbashimira yuko mwambaye hafi mu byo nanyuzemo byose mu biza bimaze iminsi uhitamo yego ubu ngubu rero ubu nagarutse ngiye kongera ngaruke tujye twiganirira dora twiganirira nubwo ntajya naprodinga rimwe mu kwezi ariko nkabikora kuko ubu ngubu nibyoroshye ariko Imana nibitaroroha izabyoroshya n'ubundi abakunzi bawe bahoraga bakubireminga bati ko Joyeuse Wajeno TV iryamye habaye iki yego icyambere barakibonye impamvu nta biganiro wahitishagaho nta hantu wari warakwamiye mu bisaga yari imaze iminsi ngira ngo abanyarwanda mwarabibonye byamubuzaga byatumaga atajya kuri channel ye yego ariko noneho uravuze uti reka inze nje noneho ibyabaye tugomba kubyirengagiza gusa ibyabaye namwe reka nta no kubivugaho ni ukubicaho gusa ibyo ntabwo mbigarukaho ariko reka nizeye ko namwe
byabasigiye isomo. Ngewe bumeze neza, ndaka kubera famiye ya Buryohe TV, bumeze neza, ndabakunda. Nawe nugira ikibazo nk'icyo nahuye nacyo, jya ureba umuryango wegera ugufashe ugutabare, kuko bitabaye ibyo wanakiyahura ugapfa ugasanga niwe Imana izahana, ariko n'uwaguteye agahinda nyine bidakuye ko nawe Imana izabimuhanira, kuko Imana izabisobanura byose. Rero murakoze. Mfite mama Buryohe. Ufite umutumirwa se? Bwoko Nyagasani. Dore ko narerembura ariko sheri. Namwakiriye kuri channel yanjye. Ikibasumba. Mama Buryohe, mbabarira iyi channel yanjye ihesha umugisha. Uyiha umugisha, wisabira umugisha, Mana yanjye. Ndishimiye kuba ndikumwe namwe. Ubwo nuko yiha umugisha ku isengesho. Intagereranywa Mama Buryohe, nanjye ngeze kuri channel ya Joyeuse wa Juno TV. Ubwo rero iyo nageze murabyumva. Yego. Musabiye umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Imana iyitera iteka, kandi abanyarwanda ndabizi Joyeuse muramukunda. Uko niko kuri. Ndabinginze ngo mukore subscribe, kandi mwongere mu murebe, icyizere cyongere kigaruke, kuko agahungabana karacyarimo nubwo yihagararaho. Karacyarimo. Mwongere mu mushyigikire. Ni umukobwa wanyu, ni umukobwa w'abanyarwanda, ni umukobwa witwara neza, ni umukobwa ufite igikundiro wo gukundwa. Rero abanyarwanda mwongere mu mwiteho, mu murwaneho nk'uko mwajyaga mubikora, kandi na channel ye mwongere muyiteho muyirebe, kuko ubu agiye kuyibyutsa ntabwo izongera gusinzira. Yango yajaje. Agiye kuzajya ashakira ibintu aganiriza abanyarwanda, natwe nadukenera aze tuganire, dushyire hamwe, tuzamurane. Ibintu byo gufashanya abashyize hamwe Imana irabasanga. Rero channel yiwe nyisabiye umugisha mu izina rya Yesu, ariko nkangurira n'abandi kumureba rwose, umwana wacu agatera imbere, tukamuhoza amarira. Mbese mu yandi magambo Joyeuse wa Juno TV ijije igiye kuza, igiye mu ishusho idasanzwe. Ko ngiye kubivuga ngo baranzamuye, tugiye kureba aho bihuriye. Banyarwandakazi, ubu tugiye guhangana. Munshyigikire, mumbe hafi, mubyo nkora byose munyereke urukundo, mwite ku byambayeho, nanjye ubwanjye munyiteho. Rero ikintu cyanzanye kuri ba Mama Buryohe, nyine bahise bibaza bati ni ubwa mbere utumiye Mama Buryohe kuri Joyeuse wa Juno TV. Yego. Ako se ni? Niyo mpamvu namuzanye. Nicyo muzaniye kuri TV yawe. Oya buretse, ntugashyukwe ku manywa y'ihangu. Ko cyushyukaguzwa. Njyewe. Oya, apana ushyukaguzwa. Ushyuhaguzwa. Njye gufungura igiporezo kiri mwana. Oya, genda gaporezwe inuze. Ntase ubundi si ibi. Oya, nabaretse. Shaka kugira inda. Mase yageze kwa Buryohe family ntihagire. Shaka kugira inda. Oya, ndatumaranye. Kanikururira ko kunywa mba ninywera. Njye ikintu banze uvuga icyakuzanye, muri ababyeyi beza murabizi, n'abatabizi babimenye. Turagushimiye ariko murabizi. Ikintu cyanzanye hano ni ukubashimira. Ibaze ko nageze hano mukanambona ko nshonje, mukantumbereza igiporezo. Ubizi gute ko ari igiporezo kirimo? Wajya ureka nuko numva bishyushye. Wenda ni igisasu. Wajya ubyina mbere y'umuziki. Oya, birashyushye. Hari nyine birashyushye. Ariko menye ko igisasu gishyuha. Oya, gishaka guturika cyane kigaturikira mu nda. Urabyumva, nyine mwamaje kuba ababyeyi banjye, muri ababyeyi banjye, kandi ndabashimira. Imana ijye ibaha umugisha, mwambaye hafi mu bihe bitoroshye. Ni iby'agaciro kuri njyewe. Nimba umukire nzabahinga. Ariko n'ubundi uriwe. Kuba ufite ubuzima nicyo cya mbere. Ubwo nibwo bukire bwa mbere. Ariko nimbona no mu bijyanye. Ariko rero reka nkwereke, nubwo wanyakiriye, ahubwo ubu ninjye ugiye kukwakira. Ngo iki? Nubwo yanyakiriye, ubu njye ahubwo ngiye kumwakira birenze. Kagira inkuru.
birenze reka mbanze mutema akantu ko mu gifu ubundi mwakire neza kabisa. ariko ko mu gifu ni akantu tuzwiho hano kuri famiye buryohe. ninjye ugomba kukwakira nicyo nashakaga ntabwo ari wowe ugomba kwiyakira kandi waje mu rugo. wowe wanyakiye kuri cano yawe ariko ngiye nkwakiriye mu rugo rwanjye. yego kuko turi mu rugo rwa mama mbega ibiryo rwa mama buryo abanyabiryo batangira kuvugishwa ibiryo se ahubwo se wanabifunguye mbere ya byose ntagiri dore n'akadimu disi. turavuga ngo baje hadi ngo cyangwa bamama buryo ngo bagire umururumba ahubwo se uraho usanga ngo cyangwa ugize ari uko ugeze muri famiye ya buryo njyewe ngize umururumba ngize apeti ari uko ngeze hano. so iki ni igiti cyangwa ni agati ariko rero njye sinabarenganya bon apeti. none se mbese igiteye gufata mwereke icyo giti ko ari gitoya sheri sinabarenganya sheri inyama zarahenze. inyama zisigaye zarahenze inyama zisigaye ari ikibazo nta n'isahani ndi buguheriramo. oh my god ariko bamarira neza sha bino biryo ko biteye apeti. reka nkuzanire na mayoneze ushyireho. reka mbanze njya ku nyama ubwo reka mbanze njye ku nyama ndarisha n'intoki nakarabye. ariko brochette wakarabye ngo yaje akarabye sheri kandi sha oya arakarabye avuye hanze. avuye kunyara Joyce ajya nyara arasetse mbega ibiryo kuva nabaho mbega inyama iryoshye iraryoshe sha inyama rwose ntimuzongere kugira uwo mutera ibuye sheri inyama zarahenze. gusa siyo mpamvu tumaze igihe tutazirya ni gato pe ariko nyine zarahenze kandi ni gato kitwa ngo ni igiti kandi ubundi igiti kigomba kuba ariko uribuka mbere bikiza ariko kiriya gihe inyama zari zihendutse zari zikiri kuri nimba ari 3 nimba ari 4 urumva rero inyama zagiye ku 10,000 ntabwo wabarenganya. rero bon apeti urisanga mu rugo nanjye ndakwakiriye nubwo wanyakiriye kuri cano yawe ariko nanjye ndakwakiriye uryoherwe ibintu ni uburyohe ubundi nta muntu uva kwa buryohe ngo agenda atariye. oh my god ibi biryo reka mbabwize ukuri biraryoshye biteye apeti. ubu se ko ugiye kurya noneho urongera kuvuga none se nayo maze igihe narya ibaze ko ndi kurya nk'umuntu. cyakora nta peti yagiraga sheri. oya biragaragara n'ukuntu angana yarananutse. ariko rero buriya ibintu byo kwibana biba bigoye. iyo uri umuntu wibana ukagira ikibazo noneho biba bihumbiye ku mirari koko uteka n'ibiryo ukajya byanashya wajya kurya wicaye wenyine aho kugira ngo urye bya bibazo bikakugarukamo ukabura bihaga ukaba ubuza apeti yo kubirya. urumva rero abantu bibana baba baragowe sheri uzi ko umuntu wibana ashaka gupfira mu nzu bakazamubona hashize n'icyumweru. ntawe umuntu mubana n'umwana w'inshuti y'umukobwa wawe wapi ndibana azajya yibana uzi ko atitondera kuziyahura wenyine. abantu uzi ko ubana n'umuntu wajya ugasanga yakwimuye wagiye mu kazi. ariko sheri twazamuzanye akibera hano hehe hano mu rugo akaba he hano mu rugo reka ngaho reka nawe arashyushye reka ahise ashya mushotori. oya ntabwo twakuza mufashe ndazi nibere mu muryango ntese hari ikibazo. oya naza uzagumaho nkajya mbafasha guteka. guteka se urabizi ariko ubu se waba warakoze mu rugo utazi guteka warabyigiyeyo nkakora mbega inyama ziryoshye kuva nabaho. n'ubwa mbere uriye inyama iryoshye gutya ubu se kuri iyo noneho uriyo natetse byaba bimeze oh my god k'iyo nteka noneho ibirenze. ariko abantu bari kubona iki kiryo n'ikirayi kibereye mbega cyakora bamuhaye ibirayi byiza kirangana n'umutwe wawe urumva. oya abantu buriya baba bonyine ni ukuri sheri baba baragowe. ahubwo Joyce yagize amahirwe. uzi ko ushobora nko kurwara uri mu nzu no kuba wafata telefone bikakunanira kugira ngo uhamagare umuntu yenda ngo aze agire agufashe cyane bikanga. ahubwo ni amahirwe yagize kuba atarisanze mu kindi kibazo gikomeye. niyo mpamvu nawe nahise mbahamagara nyine nk'ababyeyi
mukamfasha mukamba hafi nyine mukambwira nyine uko byubatse ngenda arishimira kimwe abana niyo si wakarabye se hari ibi sibyo ko n'abantu b'iki gihe kubana nabo biba bigoranye hari igihe uzana umuntu kubana nawe mukajya ku kazi wagasubira inyuma ugasanga yakwimiye ibintu yabacucuye icyo kibazo nka mwana ujya ukunda kuzana avuye mu kazi sinshaka kuvuga izina rye niyo mpamvu tuzamuzana akibera hari abakobwa babanaga ngo atashye asanga ibintu byose inzu bayogeje bigendeye niyo mpamvu nanjye nshobora kuba mu nzu nkaba mu nzu ya feke ariko nyibamo niyo yabizamo amazi kabisa imenekamo amazi nyine kubana n'abantu biragora nyine kubana n'undi muntu biragora kubana n'undi muntu biragora bariba amashyari iki buriya bishoboye wakwibana uko niko kuri ariko n'ubundi n'abakobwa b'abasirimu benshi baribana ahubwo agashaka umukozi aho kugira ngo azane mugenzi we babane nazo ubwo nkanjye nazana umukozi muri geto oya we ntabwo ubwo bushobozi ntabwo ufite ntabwo mfite ndi hasi nk'intuzi uracyari hasi aho ndebera iki kirayi mana nayo wari kujya uha umukozi wayahongaga abahungu ariko shamana urukundo ni impumyi koko ni impumyi pe abahungu barakundwa pe ni ukuri barakundwa pe ako shari igihe buradukundana nanjye naguhaga amafaranga nta gihe wayaguhaga uretse kado wigeze kuma tu oya ntabwo nayangaga ahubwo nahaye umuhungu wahaga umuntu kandi nawe wari waramaze kwinjira mu bitekerezo byawe ariko ntabwo biriya ni ibintu nagombaga kwigira numvaga ari umuntu tuzabana aranenguha ariko narebe reka tubireke ibyo sinzi n'impamvu umuntu abizanye rwose so guys inshuti zanjye ikintu kinzanye hano nanjye gushimira abamama buryohe n'abapapa buryohe ndetse namwe muri rusange abantu mwambaye hafi mwese uwo ari we wese wakubaye hafi yego abambaye hafi mwese ndabashimira muraba agaciro by'umwihariko papa buryohe na mama buryohe muri ababyeyi imana ijya ibaha umugisha cyane turawakiriye mu izina rya Yesu nanjye ndawakiriye rwose kandi muzakomeze mumbe hafi igihe cyose nyiriho muzambe hafi ibyo twarabigusezeranije murakoze n'abanyarwanda muri rusange mwese muzambe hafi mu gihe nyine tukiri kumwe kandi mana tuzakora ibintu byiza tuzafatanya gusenga kuvuga ijambo ry'Imana ibintu byinshi bitandukanye byubaka rwose abantu cyo nagira ngo babwire ko ari ukubashimira Imana ijya ibaha imigisha namwe murakoze kuba mwemeye kuza gusuhuza abanyarwanda kuri cano yanjye no kuba nyine no kunsabira umugisha murakoze abakunzi rero ba Joyeuse wa Juno TV biraga ibyo Joyeuse avuze murabyumvishe nibyo yagombaga gukora video ashima mu buryo mubonye nyine ashimiye kandi koko byari bikwiye ibi bigaragaza n'umukobwa ufite umuco ufite ubumuntu avuga ati nta mpamvu yuko mu gihe nari maze iminsi runaka nta video nkora kuri Joyeuse wa Juno TV iyo nabanzaho ntabwo naza mvuga ibindi ahubwo mbona yabanzaho ari ukuza nshimira ku bambaye hafi abo ari bo bose mu bizazane mu biza nahuye nabyo mu bihe byashize rero murumva ko asoje avuga ati tumube hafi mu buryo bwo aribwo bwose ubwo muri make arimo arabwira abantu twebwe nka Buryohe family twiyemeje rwose kumuba hafi mu buryo azadukeneramo ubwo aribwo bwose ese wowe ukurikiye Joyeuse wa Juno TV uri tayari kumuba hafi icyo nzi cyo igisubizo ni uko ari yego ndumva twasezera noneho kwanza we wasezeye nyiri icana yego mama Buryohe hari icyo uvuga wari icyo uvuga okay ubwo niwe tugiye kurangiriza natwe turamushimiye
mu myaka amaze muri iyi mihanda Mm. kuba yaragize ikibazo akumva ko agomba kutugana nk'ababyeyi yego ari twe twabasha kumubwira ijambo ryiza rikamukora ku mutima rimurema umutima rikamwururutsa umutima rikamusubizamo intege mu bugingo natwe turabigushimiye kuba waradutoranyije ufite ahandi henshi wari kujya ariko wararebye urabona uravuga uti ahandi ntajya ntabwo bankorera nk'ibyo bariya bankorera turagushimira rero kuko waduhisemo n'ubutaha nugira ikibazo uzatubwire nugira ibyishimo uzatubwire nushaka no gusaba abantu uzaze ko twe nta muntu duheza upfa kuba utazanywe n'ikibi cyangwa n'ibindi mico mibi byateye by'iki gihe ariko iyo uri umuntu uje ushaka abantu ushaka inama ushaka ubumuntu ushaka gusabana rwose tukubera ababyeyi rero natwe turagushimiye kandi ugume ugwize imbaraga ugume ukomere mbese wumve ko ibintu byose ari ukubaho unezerewe kuko ubuzima wica n'ubwawe ntabwo ari ubw'abandi wirengagiza ibyakubujije amahoro ugumye kwiheba uba uri guha umwanzi urwuho guhera iyi tariki rero ni uguseka ni ukwishima ni ukwikunda mbese ni uburyohe muri make ni uburyohe ni ukumera neza kabisa kubita ikirayi n'igiti ubundi ibintu bibe reka nkwa amazi bye bye turabashimiye rero bakunzi ba Joyeuse wa Juno TV akaryoshye ntigatinda mwitama ubwo naho ku yindi video turimo tubategurira kuri Joyeuse wa Juno TV nibutsa utarakora subscribe uyu ni wo mwanya ngo ayikandi bye bye